Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, izina ry'Imana yacu nirihimbazwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana iteka ryose. None ni itariki 8 ukwezi n'ukwa gatatu, umwaka ni 2026. Uyu munsi byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Mana y'amahoro ishimwe, uyu munsi Uwiteka yitamurure ku buzima bwawe. Uyu munsi Uwiteka akwiyereke bundi bushya. Ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 15, umurongo ni uwa 16. Haranditse ngo, hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye, nzasana ahasenyutse hayo nyihagarike, kugira ngo abantu basigaye bashaka n'Uwiteka n'abanyamahanga bose bitirirwa izina ryanjye, ni ko Uwiteka avuga, ari gukora ibyo byose. Imana ishimwe cyane. Imana iravuze ngo izongera isa n'ahasenyutse. Umva wowe nkurikiye aya masaha, Imana iravuze ngo irongeye gusana ubuzima bwawe. Imana iravuze ngo irongeye gusana umutima wawe. Imana iravuze ngo irongeye gusana famiye yawe. Imana iravuze ngo irongeye gusana igicaniro cy'umutima wawe. Imana iravuze ngo irongeye gusana. Hari ibyawe byari byarasenyutse, ubuzima bwawe bwarasenyutse, urugo rwawe rwarasenyutse, umutima wawe warasenyutse, ariko Imana irongeye isannye umutima wawe. Imana irongeye iragukomeje. Imana irongeye ikubambiye amahema. Imana irongeye irakunejeje. Imana irongeye irakuzamuye. Imana irongeye ikugize uw'agaciro. Imana irongeye igushingiye ibendera. Imana y'amahoro irongeye kandi iguhaye umunezero. Imana irongeye iguhaye ibitotsi by'umugisha. Dore Satani yari yarakunyaze, ariko Imana iguhaye ibitotsi by'umugisha. Imana ikuremeye umunezero. Imana ikuremeye inzira. None ahangaha akira guhaguruka, akira kurabagirana, akira gukomera, akira kwaguka mu buryo bwose. niko Imana ivuze. Imana iravuze ngo izongera isane. Haleluya, izongera isane. Ndanezerewe iki gitondo, ndanezerewe aya masaha. Imana itanze ihumure. Weye wari ubuze uko ugira we, akira ihumure mu izina rya Yesu. Akira ihumure. Nawe uryakiriye, manuka muri komenti wandika uti nakiriye ihumure, nakiriye ihumure. Imana iguhaye ihumure kuko Imana yongeye gusana. Byari byarasenyutse, Imana irongeye irabisanye. Inkike zari zarasenyutse, irongeye irazisanye. Ubuzima bwawe irongeye irabusanye, kandi buhaye umugisha rwose, kuko ari Imana ishobora byose. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Uwiteka nyaguhora ku ngoma. Imana uri Imana idakiranirwa ngo wibagirwe imirimo. Uri Imana itabara abayiringiye. Uri Imana ihindura amateka. Nkundira unyumve nk'uko usanzwe unyumva. Ndi umwana wawe, ndi umukozi wawe, ndetse nzi neza ko ukorera muri njye, ukavugira muri njye. Reka nsengera uno muntu. Mana, ibyo byari byarasenyutse, ariko uravuze ngo uzongera. Reka wongere umwubake mu buryo bwose, mwubake mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Ubaka uyu mumama wasenyutse umutima. Urugo rwe rwarasenyutse, ibyo byose birapfapfana, ariko ndamusengera mu izina rya Yesu ngo wongere umumara umubabaro, wongere umumara agahinda. Ndasengera uyu muntu wagize akabyara agapfusha, uyu nawe wongere umushumbushe.
Mana ongera umushumbushe mu izina rya Yesu, wongera umumaro umubabaro. Satani aramunaniza buri uko atwise akabyara arapfusha, kandi bikaba kenshi kikurikiranya. Ariko uyu muntu umumaro umubabaro, wongere umuhe guseka, wongere umuhe ibyishimo mu izina rya Yesu. Mana ndasengera uyu muntu ubukwe bwe buhora bupfa buri uko abigerageje mu izina rya Yesu Kristo. Ubukwe bwe buranga, yagerageje kubijyamo ntibikunda, yagerageje kubijyamo ntibyemera. Ndamusengera ngo amaraso yawe amufate, wongere Mana, wongere umuremere umunezero. Ongera Mana, ongera umuhe uwo bakundana. Ongera Mana, umuremere igitangazo. ubu bukwe bwe nibwongere bube mu izina rya Yesu. Mana umutindire ikiraro, mushingira igiti, kuko uri Imana igira neza, kuko uri Imana itabara. Ndasengera uyu muntu Mana mu izina rya Yesu, watangije bizinesi ariko arahomba. Uyu muntu ndamusengera mwibuke, uyu muntu ndamusengera murwanirire, uyu muntu ndamusengera mumara umubabaro, uyu muntu ndamusengera mumara agahinda, uyu muntu ndamusengera muhagarareho, uyu muntu ndamusengera amaraso yawe ayo ngayo naboneke kuri we. Imbaraga zawe Mwami zo niziboneke kuri we, umubere Imana kandi umubere umurengezi. Yagize igihombo mu buzima bwe, ariko ongera umuhagurutse Mana, umuremere indi bizinesi y'umugisha. Ongera umuhagurutse Mana, umuremere indi bizinesi Mana iruta iya mbere. Ubikore kuko uri Imana ishobora byose. Uyu muntu yahombye akazi, bamukuye ku kazi baramwirukana bitunguranye, ariko ndamusengeye ongera Mana, umuremera kandi kazi keza. Wongere Mana umuremera akazi, muremera kandi kazi, umuhe icyo gukora Mana, umuremera kandi kazi, umuhe uburyo, umuhe icyo gukora kuko uri Imana igira neza. Muremera akazi Mana ishobora byose, Mana y'imbaraga, kuko ugira neza bugacya bukira. Mana Nyiringabo, ndasengera uyu muntu yari akijijwe aragwa, Mana ava mu byizerwa. Mana ongera usana umutima we, ongera umubyutse Mana. Ijambo ryawe riravuga ngo umukiranutsi wawe naho yagwa ntabwo azarambarara. Uyu muntu umurinde kurambarara, uyu muntu umurinde guherayo, murinde gutinda, hanze ni habi. Mugarure Mana, uyu muntu wari waraguye, yaguye mu buryo bugaragara, hari n'uwaguye mu mutima. Abo bose ongera ubagarure Mana, ongera ubabyutse. Ijambo ryawe niribakoreho, ijambo ryawe niribafateho, rifate ku mitima yabo Mana. Iryo jambo ribabohore, iryo jambo ribahindure bazima Mana. Wongere ubagarure abo baguye, babyutse Mana, babyutse. Bariyo baguye, hariyo baguye kandi bagukoreraga, kandi bakuvugiraga, kandi babaga mu murimo wawe Mana. Abo ngabo ndabasengeye, abo nubabyutse Mana, ubabyutse ubagaruze ukuboko kwawe kwiza gukomeye, kuko uri Imana igira neza. Urakoze Mana, kuri Imana itabara, kuri Imana ihindura amateka. Nsengeye umuntu wugarijwe n'ikigeragezo cy'ubukene, mukureho dayimoni y'ubukene mu izina rya Yesu Kristo. Mana ongera umubambira amahema, iyi dayimoni igenda itsindwe. Muhe icyo gukora, muhereza umugisha, muhereza akazi Mana, muhereza akazi. Wamuremera bizinesi, wamuremera uburyo, ugaha umugisha imirimo y'amaboko ye Mana. Mana Nyiringabo, fungura ibitekerezo by'ubyagure, abashe kubona icyo yakora. Wakoze ku maso Aburahamu, abona umwana w'intama ahinduka igitambo, abatagitanze umwana we. N'uyu nawe mukore ku maso abone icyo gukora Mana. Urakoze kuri Imana igira neza, urakoze kuri Imana irengeye ubwoko bwawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu, amen. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Imana iguha umugisha, wowe ugiye gusharinga iri sengesho rikagera ku bantu benshi, byibura rigeze ku bantu 5 ukibikora, umugisha w'Imana ukubeho. Kora subscribe niba utarayikora, ukiyikora Imana iguha umugisha. Nukande like, nushyireho komenti yawe, Imana iguha umugisha. We tubana umunsi ku munsi, byuka urabagirane, kandi ndabizi uzayiboneramo umugisha, ibyawe bizabohoka. Wowe wizere gusa, igitangaza kiraboneka. Imana iguha umugisha, gubwa neza. Shalom.